Okay. Hello guys, rero nazanye vipinisha app nyine ishobora kuguha mega z'ubuntu kandi iguha mega 300. Ese ni iyihe? Ni Freedom, nta nubwo ari wa Freedom. Ese irabiriye? Tuzaza hano muri Play Store yacu tuyikandeho. Ubundi mbere na mbere natubenge no muri Play Store, dore ngiyi ngende ifite. Kugira ngo uyibone uzajya muri phone yawe ujye muri Play Store, izaba yanditseho ino Zamu VPN. Ino Zamu VP uzagenda muri Play Store wandikemo Zamu VP, none uhita wandikaho network. Muranyumva neza abafana banjye? Aka VP ni gasohotse vuba manza n'amezi 3 karama. Mwibutse urimo ureba ino video utarakora subscribe uyikore kuri ino channel. Rero dore ngiyi tugiye kuyikandaho hano. N'umuntu ufite simukadi ya Airtel cyangwa se Tigo. Turaba dutegereje akanya gatonza noneho yamaze gufunguka. Ino app ikoreshwa n'umuntu ufite simukadi ya Airtel cyangwa se Tigo. Kora subscribe kuba dutegereje akanya gatonza noneho yamaze gufunguka. Noneho dukora hano start. Ndani wagiye gato. Kora subscribe kugira ngo n'izindi VPN zigiye gusohoka muri uno mwaka nazo zibone. Noneho duce dukora hano start. Ndani wagiye gatonze. Ubundi mbere na mbere hano urabanza ugashyiramo inkuraza hano ukanikamo Airtel. Noneho bahise bakurika hari Rwanda Airtel Free 1 na Rwanda Airtel Free 2. Nyine muri zingi zituma ishaka reka dutemo Rwanda Airtel Free 1. Noneho bahise bakurika hari Rwanda Airtel Free 1 na Rwanda Airtel Free 2. Nyine muri zingi zituma ishaka reka dutemo Rwanda Airtel Free 1. Dutegereje akanya gato. Naho dukore start. Tube turetse dutegereje akanya gato. Baba tumubwiye n'akandi kantu, kora subscribe muri bino byumweru 2 bigiye kuza nzabazanira indi VPN vuba izigiye gusohoka. Dore noneho hano ubu ngubu yakoreza ari nkeya ushaka bayikoresha.